Haleluya, haleluya, Yesu nashimwe cyane. Bene data bakunzi b'umwami wacu Yesu Kristo, aho muherereye hose ndabaramukije. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Uwiteka bikomeze kubana namwe. Shimira abantu mukora subscribe, abandika commentaire, abakora like, abansengera, mwebwe mwese Imana ibaha umugisha. Kandi namwe ndabasengera kandi ndabazirikana buri munsi uko Imana ishoboje. Imana yacu ishyirwe hejuru. Shimira n'abantu mwampamagaye mumbaza muti kutaduha ijambo ry'Imana bite. By'ukuri si uko nanebwe cyangwa se ngo nanirwe gukora umurimo w'Imana nk'uko nawuhamagariwe, ahubwo hari igihe duhura n'uturimo dutandukanye tugashiduka igihe cyatujyanye. Ariko by'ukuri ndabakunda kandi uyu murimo nkora ndawukunda. Ni nawo nahamagariwe kuva nahamagarwa, kuva Imana yantoranya mu bakozi cyangwa se mu bana b'Imana bayo. Uyu murimo aho nabaye hose ni umurimo nahamagariwe, ni umurimo nkunda. Rero ibihugu byose nabayemo, haba igihugu navukiyemo, haba ikindi ibihugu Imana yagiye impa gukandagiramo nkahaba igihe gito, niwo murimo wandanze. Imana yacu nishimwe. Mboneraho no kwisegura ku bantu mujya mumpamagara kugira ngo dusenge, rimwe na rimwe mukanambura. Hariho igihe umuntu adahita abonekera ko kuri telefone, si uko rero mba nabihoreye kandi si uko ntabakunda. Hariho igihe umuntu ashobora kumpamagara ndi ku yindi telefone ndi gusengera undi muntu, ugasanga yenda biramukomerekeje ko atambonye. Ariko by'ukuri ndabakunda, kuko urukundo n'icyo Imana yatubwiye, n'icyo Imana idushakaho. Umwami Imana rero abaha umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Gutegeka kwa kabiri ibice 6 n'umurongo waho wa 16. Ariko umutwe w'aya magambo cyangwa se message ni ukukubwira ngo bera Imana inyangamugayo, nayo ntizagusiga muri uru rugendo. Imana itugirire neza cyane. Reka dusome. Ntimukagerageze Uwiteka Imana yanyu nk'uko mwayigerageje i Masa. Mujye mugira umwete wo kwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse n'ibyo yahamije, n'amategeko yayo yabategetse. Ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza. Ujye mu gihugu cyiza ugihindure, icyo Uwiteka yarahiye ba sogokuruza banyu ko izaguha, nimara kwirukana ababisha bawe bose imbere yawe uko yabivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Mwene data wumvise ijambo ry'Imana, icyo rigusaba, icyo riri kunsaba, icyo Imana idushakaho ni ukugira ngo tuyibere inyangamugayo, dukunde gukora ibyiza. Haleluya. Turangweho n'umuco mwiza, turangweho n'imirimo ya gikristo, turangweho n'imbuto za gikristo. Imana ishimwe. Buriya igiti cyose kirangwa n'imbuto cyera. Yesu nashimwe. Hari igiti cy'avoka bigaragaza ko ari igiti cy'avoka, ari ironji riba ari ironji, umwembe uba ari umwembe. Imana itugirire neza. Ntabwo uzajya gusanga igiti cy'avoka cyezeho imyembe, ntibijya bishoboka nubwo iterambere ryaje. Ariko ibyo ngibyo sindabibona, sindabona bafata avoka ngo bayihindure umwembe. Imana itugirire neza. Ni nako rero n'umukristo adakwiriye kwivanga mu by'isi. Imana ikigushakaho
ni ukwera imbuto zo kubibera inyangamugayo. Haleluya. Wange we gukunda umugayo, ahubwo umugayo uwukubitire kure y'urugo rwawe, uwukubitire kure y'umutima wawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mose rero Imana iramuganiriza, imubwira amagambo agomba kubwira abakristo. Imana idufashe. Iramubwira ngo ntibakagerageze Uwiteka Imana yabo. Hari igihe usanga umuntu ari kugerageza Imana. Burya cyo gihe uri kugerageza mugenzi wawe, urimo kugerageza Imana. Kuko ntuzavuga ko ukunda Imana udakunda mugenzi wawe. Imana idufashe kandi Imana idutabare. Rero ni ukuvuga ngo abantu muri ino minsi barashaririwe. Uko isi igenda irushaho gusharira, ni nako imitima y'abantu iri gusharirirwa. Ugasanga abantu bahorana imitima ishaririwe, nta kintu na kimwe kibaryohera. Ugasanga bahora bafite imizigo bikoreye, nyamara batazinjiza mu bwami bwo mu ijuru. Iyo mizigo harimo kubeshya ukabishyira mugenzi wawe, harimo kwangana, hakabamo umutima wo kutababarira, hakabamo umutima w'inzangano. Ariko Uwiteka imbuto yadusigiye, yatubibyemo, ni imbuto y'urukundo, ni imbuto yo gukunda guca bugufi. Yesu nashimwe cyane. Hakongera rero abantu bagerageza Imana. Cya gihe uri kugerageza mwene so, uri kugerageza Imana, kuko Imana niyo yaturemye, kandi Imana tuyibonera muri bagenzi bacu. Yesu nashimwe. Haleluya. Icyampa simbere umutego mugenzi wanjye, icyampa simbere umutego abo duturanye, abo tuvukana. Imana idufashe. Icyampa Imana ikambonamo ubukristo nyabukristo. Imana ihabwa icyubahiro. Bapasiteri, bavugabutumwa, baririmbyi, banyamasengesho, badiyakoni, bajyanama b'isengero, basaza b'ishengero, tube inyangamugayo. Haleluya. Data wa twese nahabwa icyubahiro. Nuko umurongo wa 17 uravuga ngo mujye mugira umwete wo kwitondera ibyo Uwiteka Imana yanyu yabategetse n'ibyo yahamije, amategeko yayo yabategetse. Umurongo wa 18, ujye ukora ibyo ubona ko bitunganye kandi ari byiza, kugira ngo ubone ibyiza ujye mu gihugu cyiza. Yesu nashimwe. Imana ibwira Mose amagambo agomba kubwira abakristo yayoboraga. Haleluya. Iramubwira ngo ujye ukora ibyiza. Nawe ubwo Imana yari irimo kumubwiriramo, ujye ukora ibyiza biboneka mu maso y'Imana ko bikwiriye. Yesu nashimwe. Haleluya. Kugira ngo uzagere mu gihugu cyiza. Yesu nashimwe. Igihugu cy'amata n'ubuki, igihugu cy'isezerano, igihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Icyo Kristo yaturemeye, icyo Kristo, haleluya, ategereje umukristo wamukiranukiye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Handi tutazongera kwibuka imibabaro, handi tutazongera kurwara, handi tutazongera kwangwa, handi tutazongera gukubitwa n'imibabaro ya hano mu isi. Imana ihimbazwe. Irangije ngo ujye ukora ibyiza bigaragarira mu maso y'Imana ko ari bizima. Haleluya. Mu Kristo, reka nkubwire ngo gira umwete wo gushaka gukorera Imana ukiranuka. Uvuga Imana ukiranuka. Hari abantu bameze nk'intaza,
hari abantu barimo kudindiza abandi kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Hari abantu babaye nk'imyugariro bari kubuza abandi kugira gute kwinjira mu ijuru kubera imbuto bari kubabonaho. Yesu adufashe. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo duhinduke twere imbuto zikwiriye abihannye. Haleluya. Mwene data, gerageza gukora ibyiza. Erega iyi si yigushuka, iyi si ye kunshuka, iyi si ndi umushyitsi, ndi n'umwimukira kuri iyi si. Nta kintu na kimwe nayizanyeho, nta n'ikintu cyatuma nyikanyazaho. Rero nta n'ikintu cyatuma nikanyaza ngo nishyire hejuru, usange najindiriye abandi. Imana idufashe ngo nzamure intugu. Reka nkubwire ngo ca bugufi, kuko iyi si uri umushyitsi n'umwimukira. Haleluya. Pawulo yavuze ngo iwacu ni mu ijuru. Imana ihimbazwe. Nta mugabane n'umwe mfite hano mu isi, nawe nta mugabane ufite hano mu isi. Imana ishimwe. Iyi si Imana yayikuzanyeho ari misiyo. Misiyo yawe, misiyo yanjye niyo gukora ibinezeza Imana, niyo gukora ibinezeza umutima w'Imana, niyo gukora ibinezeza bagenzi banjye. Yesu nashimwe. Ego hari uwo yabona mvuga ubutumwa agasharirirwa. Harimo na bene abo bantu batajya bakunda bavuga butumwa, batajya bakunda abantu bababwiza ukuri, batajya bakunda abantu bavuga Imana by'ukuri. Ugasanga bakubitana nawe cyangwa babumva, ugasanga barasharirirwa kubera umwuka ubarimo uhabanye n'umwuka uri muri abo bavuga butumwa. Imana yacu itugirire neza. Ariko ntibizabuza umugezi gukomeza urugendo rugana i Siyoni. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndamaramaje nawe umaramaze. Imana ishimwe. Kuko hano mu isi turi intumwa za Kristo Yesu. Niturangiza umurimo twahamagariwe, tuzataha umunsi umwe igihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ni ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero ujye ukora ibyo Uwiteka abona ko bitunganye. Yesu nashimwe. Icyampa ukagira iryo shyaka, icyampa nkagira iryo shyaka. Imana yareba ikabona ko mfite ishyaka ryo gukora ibyiza, bizatuma n'Imana iyongera iminsi yo kubaho kwanjye, kuko Imana izabibona ko ngifite umumaro munini wo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Haleluya. Burya gukorera Imana tugakiranuka rimwe na rimwe binaduhesha no kurama. Yesu nashimwe. Imana ikaturinda gukenyuka, kuko Imana ibibona ko iyi si itazangusha, ibiri kuri iyi si bitazantwara, uyu mubiri nambaye utazantegeka. Bisigura ko harimo n'abantu bayoborwa n'uyu mubiri, umubiri ukabategeka, ugasanga babujije amahoro, ugasanga barimo kujya gusambana, ugasanga barimo kujya kwiba, ugasanga nibo barimo kugira gute, barimo guhindanya abakristo bagenzi babo, ugasanga nibo bari gutega imitego hirya no hino, ugasanga nibo bari kumena amaraso buri munsi kubera yuko nta bugingo bafite. Ariko reka nkubwire mwene data, nshuti y'Imana, garukira bugufi, ni wowe uzi ahantu wari ugeze. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nimara kwirukana abanzi bawe bose imbere yawe, haleluya, uzataha igihugu cyo mu ijuru, kandi uzakora imirimo myiza ubone gutaha igihugu cyo mu ijuru. Burya umugeni witonze akarindira niwe wambara akarya gatimba. Yesu nashimwe. Sindabona umuntu wishoreye ijoro, umukobwa agiye kwishingira ngo yambaye karya gatimba. No, agatimba kambara wa muntu wagiye gusezerana, abantu bakamuherekeza. Yesu nashimwe. Ni nako umugeni wa Kristo hano mu isi arimo gukora. Hari umwambaro tuzambara
kirisito aduteguriye. Uwo mwambaro rero nta musambanyi uzawubona, uwo mwambaro nta muntu wangana uzawubona, uwo mwambaro nta muntu w'inzigo uzagira gute uzawambara. Uwo mwambaro uzambarwa n'umuntu wejejwe. Yesu atuganze cyane kandi Yesu atugirire neza. Ni umwambaro wihariye kubera ko na zirya kanzu abageni bari kwambara harimo uyambara atwite inda igera hariya yarakuyemo inda, ariko hari ikanzu nziza kirisito Yesu aleluya ateguriye abera biwe. Bene data, nshuti z'Imana, ntacyo Uwiteka Imana atagukoreye, nta kintu na kimwe washinja Imana. Bera Imana inyangamugayo, nicyo Uwiteka Imana agushakaho. Ukora imirimo myiza yo kwera no gukiranuka. Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.